iki gitekerezo nyuma na igihe kinini kuva aho nahuye n'umugabo wanjye nk'uko wahura n'umunyamahanga bagashaka kumenya amateka y'iwanyu, so numvishije yuko ibisobanuro njye namuha bidahagije, biba ngombwa ko nawe yansaba kuza akirebera bakanamusobanurira kurenza ku byo njyewe nabazi. hanyuma ni nk'inshuro ya kangahe wowe ubwawe bwite waba ugeze hano ku Gisozi? Njyewe nanjye ni ubwa mbere. Narahatinyaga, numvaga umutima wanjye wenda woroshye ukuntu, ariko noneho uko imyaka igenda yiyongera numva nkura no kumva ndushaho kubyiyumvisha, kugeza ubwo rero nafashe icyemezo cyo kuza. hanyuma uru rugendo rwo gusura urwibutso ni iki ukuyemo? Nkuyemo ibintu byinshi mu by'ukuri, ntabwo nabona ukuntu bisobanura, ariko icya mbere ni urukundo, kubabarira no kwishyira hamwe nk'abanyarwanda. hanyuma uretse gusura uru rwibutso nta kindi gikorwa uteganya cy'umutima mwiza cyangwa se cyo gufasha? Kirahari, tugiye kuva hano tujye gusura abana b'imfubyi bibana bari Kicukiro, imfubyi za jenoside zibana. hanyuma uretse gusura imfubyi za jenoside nta bundi bufasha murabasigira no kubasura gusa? Ubufasha bw'imfubyi kubasura n'uburyo bw'urukundo, nuko si nyine kubafasha, hari ubufasha tubashyiriye nkatwe nk'umuryango. Abakurikirana ikiganiro ni ubuhe butumwa wabagenera nk'umuntu umaze gusura urwibutso? Ubutumwa ndumva nshobora kuba nabuvuze mbere, icyangombwa ni ugukundana nk'abanyarwanda, tukamenya ko twese turi abanyarwanda, nta kigomba kuducamo kubiri, tukamenya ko umuntu wese n'umuntu, tukamenya gukundana nk'abantu. Ku bantu bari hanze y'igihugu, ikintu cya mbere nababwira ni uko amahanga ahora ari amahanga, ariko iwanyu ni iwanyu. Ugomba kumenya ni igiki kiyongereyeho iwanyu, ni igiki kibura, ni iki tugomba kongera mu gihugu cyacu kugira ngo turusheho gutera imbere, cyangwa se abavandimwe bacu barusheho kumenya, mbese turusheho kubashishikariza icyangombwa icyo ari cyo, baze basura urwibutso, kubera ko harimo amasomo menshi nanjye ubwanjye ntarinzi, wenda ibyo nigishijwe nasanze atari na kimwe cya kabiri cy'ibyo nabonye hano, gusa nabasabaga ko nabo ubwabo bahigerera bakareba ikintu cyabaye ku Rwanda rwacu. Yitwa Nana aka Super Seexy. hanyuma nyine yarari kukubwira ati njyewe umugabo wanjye yahoraga ambwira ko ashaka kumenya amateka y'u Rwanda, nanjye ndavuga ati nta mpamvu tujye mu Rwanda ujye kureba amateka yaranze u Rwanda. hanyuma nyine umugabo we nazo nkubwira ko ari umunyamerikano guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe kuri mikoro za Contact TV ntago nari gutaha namuvugishije, reka nawe twumve ibitekerezo bye, nawe ndetse araza kutubwira urugendo ukuntu rwaje, ukuntu baruteguye. My name is Matthias Weber. I'm from the United States, and I currently live in Uganda. My wife is Rwandese, and this is our trip to Kigali. My wife, Nana Weber. Yeah. What's the purpose to come in Rwanda? We came to Kigali to visit our family. Yes, it's our first time, my first time here to visit the Genocide Memorial. I wanted to learn more about it. Being a foreigner, I didn't have much access to the history of it. It was quite shocking what I saw here. I learned a lot here, though, about Rwandan history and what led up to the events that ultimately caused the genocide. What did you learn about genocide? Well, I learned one thing that could have been prevented. The events that led up to it were definitely preventable. I was really shocked by the horror of the whole situation and the aftermath as well. Do you have any message for those who have been here? Yeah, if you haven't been here, I would suggest visiting here because it's an important part of history, and studying history. Once we know our history, hopefully you'll never repeat it. Say something, say just one thing about your wife, about Nana. About my wife? Yeah. My wife's an amazing woman, very strong woman, beautiful, and I love her. Do you know any word in Kinyarwanda language?
About my wife? Yeah. Yeah, I always tell her every day, Dakunda Chane. Okay, thank you.